Bageze ku musozi Moriya, Isaka yafashije ise Aburahamu gutunganya ibisabwa nubwo ari we byari bigendereye. Ni umwanya w'ijambo ry'Imana kuri radiyo Ijwi ry'Ibyiringiro. Good evening, Voice of Hope radio listener. Umugoroba mwiza wowe uteze amatwi radiyo Ijwi ry'Ibyiringiro. We welcome you to our presentation for this coming 2 weeks. Turakwakiriye mu byigisho tuzatanga muri byumweru bibiri bigiye kuza. We are going to have spiritual revivals for these 2 weeks. Tugiye kugira ivugurura n'ububyutse mu by'umwuka muri byumweru bibiri. And the title of our spiritual revival is Walking with Jesus. Kandi insanganyamatsiko yacu muri ubu bubyutse mu by'umwuka tugiye kugira ni ukugendana na Yesu. We invite you to join us. Turakurarikira kuzadukurikira from 16 to 30th of January 2021. Guhera ku itariki ya 16 kugeza ku itariki ya 30 Mutarama 2021. It will be aired at 7 to 8 p.m. every night on that day. Iyi gahunda y'ububyutsi izajya ica kuri radio guhera saa 1 z'umugoroba kugera saa 2 z'umugoroba. We do hope you will be with us. Twiringiye ko uzabana natwe. We are so thankful for this opportunity to share the word of God with you through this Voice of Hope radio. Turashimira Imana kubwo aya mahirwe duhaye kugira ngo dusangire iyi gahunda y'ububyutse kuri radiyo Ijwi y'Ibyiringiro. Remember, our theme is Walking with Jesus. Wibuke ko insanganyamatsiko yacu ari ukugendana na Yesu. The first topic that we are going to discuss here is the roadmap of walking with Jesus. Ingingo ya mbere tugiye kuganira uyu mugoroba iratwereka ikarita y'inzira muri ubwo rugendo rwo kugendana na Yesu. You know, the first time we came to Kigali, ubwo twageraga i Kigali ubwa mbere, there is no street names yet. Nta mazina aranga uduhanda yarahari. So it's so difficult to find the address. Icyo gihe rero byari bigoye cyane kumenya aho ugiye. But now there is a road map to Kigali city. Ariko ubu ngubu ho hari ikarita iranga ibyerekezo n'urugendo mu mujyi wa Kigali. Road map is guide. Ikarita iranga urugendo ni umuyobozi. Sometimes we are in the way on the road that we don't know where to go. Rimwe na rimwe hari ubwo uri mu nzira mu muhanda ugenda ariko ukaba utazi aho urerekeza. But we are so thankful for this guide, for this road map. Ariko tureshima cyane kubwo uyu muyobozi cyangwa ikarita y'urugendo. Now there is already what they call GPS. Hari ikindi kintu bita GPS, ni uburyo bwifashishwa mu kuranga aho umuntu ageze. Yes. So on the car and then even motor taxi, they have already that kind of equipment. Haba mu modoka ndetse rimwe na rimwe ku mapikipiki atwara abantu bafite ako gakoresho karangira kereka umuntu aho ageze. Just put the address there. Icyo ukora wandikamo aho ushaka kujya, and GPS will lead you to your destination. Ako kuma rero kazagenda kakuyobora kakugeze aho hantu ushaka kugera. So the first topic for tonight is the road map in walking with Jesus. Bityo rero insanganyamatsiko tugiye kuganira uyu mugoroba iratwereka ikarita y'inzira mu kugendana na Yesu. What is our road map so that we can walk with Jesus safely? None se ikarita y'inzira yacu ni iyihe kugira ngo tubashe kugendana na Yesu mu mutekano wose? You know, I read during the dark ages of the history, that one is AD 500 to 1500. Nasomye ibyabaye mu myaka y'umwijima ni hagati y'imyaka 500 n'igihumbi na 500 nyuma ya Yesu. The Christian Church of Rome burned Bibles along with their owners. Itorero rya Gikristo ry'i Roma ryatwitse Bibiliya zose ndetse rimwe na rimwe n'abari bazitunze. Yes, while bunches of Bibles being burned, ibirundo byinshi bya Bibiliya byaratwitswe. One page flew up in the air and fell on the lap of the church leader.
ariko urupapuro rumwe rwaragurutse maze ruragenda rugwa ku bibero by'umuyobozi w'itorero. The church leader read that paper. Icyakurikiyeho uwo muyobozi w'itorero yasomye rwa rupapuro rwaguye ku bibero bye. And then his eyes was looking at the verse of the Bible, Isaiah 40 verse 8. Maze asomye amaso ye agwa ku murongo muri Yesaya igice cya 40 umurongo wa 7 n'uwa 8. The grass withers and the flowers fall, but the word of God stands forever. Ayo magambo yo muri Yesaya aravuga ngo ubwatsi buraraba uburabyo burahunguka ariko ijambo ry'Imana yacu rizahoraho iteka ryose. Yes, people try to extinguish the Bible, abantu bagerageje kuzimya Bibiliya but they cannot. ariko ntibabishobora. The word of God stands forever. Ijambo ry'Imana rihoraho iteka. No book has so loved, nta gitabo cyakunzwe cyane, so hated, so revered, so damned as the Bible. nta gitabo cyanzwe cyane kandi ngo cyubahwe ndetse ngo kibasirwe nka Bibiliya. The Bible is God's revelation of the unique man God, Jesus Christ, the Savior of the world. Bibiliya ni uguhishura kw'Imana, ihishura Imana muntu imwe rukumbi ari we Yesu Kristo umukiza w'isi. People died for it, abantu benshi bapfuye bayizira, and it has inspired man's greatest, noblest acts. yabaye isoko y'ibikorwa ndengakamere ndetse byubashywe abantu bagiye bakora. The Bible is so unique because of two things. Bibiliya irihariye cyane kubera ingingo ebyiri. Number one, iya mbere, because of its source, which is God himself. kubera isoko yayo ariyo Imana. Number two, cya kabiri, its subject matter. icyo ivugaho. It is the revelation of Jesus Christ, the Savior of the world. Bibiliya ni ihishurwa rya Yesu Kristo umukiza w'isi. You know, God's words also called the Lord's book, the Holy Scriptures, or the Bible. Murabizi Bibiliya nanone yongera kwitwa igitabo cy'Uwiteka, ikongera kwitwa ibyanditswe byera, nanone kandi ni Bibiliya. The written word of God, ijambo ry'Imana ryanditswe, given by divine inspiration, byatanzwe biturutse ku guhumekerwa n'Imana, to the holy men of God, rihabwa abantu b'Imana bera, and they speak and wrote as they were moved by the Holy Spirit. bavugaga kandi bakandika bashorewe n'Umwuka wera. And this holy word of God must be our roadmap. Kandi iri jambo ry'Imana ryera niryo rigomba kutubera ikarita y'inzira. Let's read 2 Peter chapter 1 verse 21. Reka dusome mu rwandiko rwa kabiri rwanditswe na Petero igice cya 1 umurongo wa 21. Haravuga ngo kuko ari nta buhanuzi bwazanywe n'ubushake bw'umuntu, ahubwo abantu b'Imana bavugaga ibyavaga ku Mana bashorewe n'Umwuka
wera. Yes, the prophecy that they wrote never came from their own will. Ni by'ukuri ubuhanuzi banditse ntabwo bwaturutse mu bushake bwabo. They spoke and they wrote as they were moved by the Holy Spirit. Bavugaga kandi bakandika bashorewe n'umwuka wera. So God inspired his holy men. Imana rero yahumekeye abantu bayo bera. There are two kinds of inspiration. Tuzirikane ko hari uburyo bubiri bwo guhumekerwa. The first one is verbal. Uburyo bwa mbere ni mu magambo. God say it, they just follow whatever God said, they follow. Imana yaravugaga nabo bagakurikiza ikivuze. Number 2, thought inspiration. Uburyo bwa kabiri bwo guhumekerwa, God gave his holy men thought inspiration. Uburyo bwa kabiri bwo guhumekerwa ni mu bitekerezo. They received inspiration. Bahabwaga ihumekerwa. They received visions or dreams. Barerekwaga cyangwa bakarota. And they describe it in their own language. Hanyuma bakabivuga mu magambo yabo bwite. The book of the Lord as our roadmap consists of 39 books of Old Testament and 27 books of New Testament. Igitabo cy'Imana ariyo karita y'inzira yacu kigizwe n'ibitabo 39 byo mu isezerano rya kera ndetse n'ibindi bitabo 27 by'isezerano rishya. The first 5 books written by Moses. Ibitabo 5 bibanza byanditswe na Mose. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers and Deuteronomy. Itangiriro, Kuva, Abarewi, Kubara no gutegeka kwa kabiri. It was written by Moses approximately on the year 1500 before Christ. Byanditswe na Mose hafi mu myaka 1500 mbere ya Kristo. The last book in the New Testament is Revelation, written by John the Beloved approximately 100 after Jesus Christ. Igitabo giheruka mu isezerano rishya aricyo kibyahishuwe cyanditswe na Yohana ukundwa ahagana mu mwaka w'ijana nyuma ya Yesu. Yes, the Bible was written by more than 40 holy men of God. Kuri Bibiliya yanditswe n'abantu bagera kuri 40 abantu b'Imana with different background and different era. Bafite amateka y'abaranza atandukanye ndetse babayeho no mu bihe bitandukanye. In the spans of approximately 1600 years. Kandi bose banditse mu myaka igera mu 1600. And yet there is no contradiction between each other. Nyamara nubwo bimeze bityo nta kuvuguruzanya kwabaye hagati yabo. Why? Mbese ibyo byaba byaratewe n'iki? Because it is coming from one source. Nuko iri jambo ry'Imana ryaturutse ku isoko imwe. And that is God himself. Kandi iyo soko ni Imana ubwayo. Now, why we read the Bible? None se kuki dusoma Bibiliya? Why is it our roadmap? Kuki Bibiliya ari ikarita y'inzira yacu? Why read the Bible when there is already so much to read? Kuki twasoma Bibiliya kandi hari ibindi bintu byinshi cyane bigomba gusoma? Every year tons and tons of books are rolling off the press and printing houses. Buri mwaka amatoni n'amatoni y'ibitabo asohoka mu nzu z'amacapiro. Every year our libraries get more and more new books. Buri mwaka amasomero yacu yakira ibitabo byinshi bishyashya. Also our age is age of internet, so much information that we can get from the internet. Ndetse n'iki gihe tugezemo cy'ikoranabuhanga byifashisha murandasi, uzabona ibintu byinshi kuri murandasi. All you need just click. Icyo ubukeneye gusa ni ukudondaho gatoya kuri murandasi. That's right. Whatever information you want to get, you can get it from internet. Hanyuma icyo ushaka kumenya cyose ugahita ukibona. Yet consider these facts about the books of this world. Nyamara zirikana ibi bintu bifatika byerekeye ibi bitabo bisohoka mu isi. Not every book we read is true. Ukukuri ukuzirikane ko igitabo cyose dusoma kitaba kivuga ukuri. Number 2, not every book is and or useful to us. Kandi igitabo cyose dusoma ntabwo ari ingirakamaro kuri twe. Number 3, not every book we read has lasting value. Icya gatatu, igitabo cyose dusoma ntabwo gifite agaciro karamba. Number 4, icya kane, not every book will give us the peace our heart longs for. Igitabo cyose dusoma cyari cyo cyose ntikizaduha amahoro umutima wacu wifuza. Every one of us longs for peace. Buri wese muri twe usanga yifuza amahoro. Number 5,
cya gatanu, not every book will provide with us with the meaning to life which we are searching for. ntabwo ari igitabo icyo ari cyo cyose kizaduha ubusobanuro bw'ubuzima usanga twese dushaka kumenya. Only one book that can help us through our life. hari igitabo kimwe cyonyine gishobora kudufasha mu buzima bwacu. That book is the Bible. icyo gitabo nta kindi ni Bibiliya. I will give you in short 10 reasons for reading the Bible. ndabaha impamvu 10 dukwiriye gusoma Bibiliya. Number 1. ya mbere, I read the Bible because God is the author of the Bible. jewe nasomye Bibiliya kandi nsoma Bibiliya kubera ko Imana ariyo soko ya Bibiliya. 2 Timothy 3:16 said, all scriptures is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. urwandiko rwa kabiri Timoteyo igice cya 3:16 ravuga ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka. God is the author of the Bible. Imana niyo soko ya Bibiliya. We have read in 2 Peter 1:21. twabisomye mu rwa kabiri rwa Petero igice cya mbere 21. The prophecy did not originate from the will of man, ubuhanuzi ntabwo bwaturutse ku bushake bw'umuntu, but it is coming from God ahubwo bwaturutse ku Mana and were carried along by the Holy Spirit. kandi bwari bushorewe n'Umwuka Wera. Number 2. impamvu ya kabiri, we read because we are approved by God through the Bible. dusoma Bibiliya kubera ko binyuze muri yo twemerwa n'Imana. 2 Timothy 2:15 said, do your best to present yourself to God as one approved, a workman who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth. urwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 2:15 atubwira ngo uyu ugira umwete wo kwishyira Imana nk'ushimwa, umukozi udakwiriye kugira ipfunwe, ukwiriranya neza ijambo ry'ukuri. Number 3, why we read the Bible. God reveals his will to us through the Bible. impamvu ya gatatu dusoma Bibiliya nuko Imana itwihishurira binyuze muri If you Bibiliya. want to know God's will, niba ushaka kumenya ubushake read bw'Imana, the Bible. soma Bibiliya. Ephesians 5:17 said, therefore do not be unwise, but understand what the will of the Lord. Abefeso igice cya 5:17 atubwira ngo nuko ntimukaba abapfu ahubwo mumenye icyo umwami wacu ashaka. Number 4, impamvu ya kane dusoma Bibiliya, prosperity comes to those who read the Bible. kugubwa neza kugera ku bantu basoma Bibiliya. Joshua 1:8 says, do not let this book of the Lord, the Bible, depart from your mouth. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Yosuwa igice cya 1:8 hatubwira ngo ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ntukarorere kubihamisha kanwa kawe, ahubwo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditswemo byose, niho uzahirwa mu nzira zawe ukabashishwa byose. That is why don't forget, read the Bible. It is assured to us that we will be prosperous and successful. nyabuna ntimubyibagirwe, ijambo ratubwiye ngo dusome Bibiliya niryo rizatuma duhirwa mu nzira zacu. Number 5, the Bible is the food for our soul. impamvu ya gatanu dusoma Bibiliya nuko Bibiliya ari ibyo kurya by'ubugingo bwacu. Matthew 4:4, Jesus answered, it is written, man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Matayo igice cya 4:4 haratubwira ngo Yesu aramusubiza ati, handitswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. John 6:35, Jesus said, I am the bread of life. He who comes to me shall never go hungry, and he who believes in me will never be thirsty. Yohana 6:35 Yesu arababwira ati, nije mutsima w'ubugingo, uza hondi ntazasonza na hato, nunyizera ntabwo azagira inyota na hato. Number 6, impamvu ya gatandatu dusoma Bibiliya, I believe the Bible because faith comes through reading the Bible. nizera Bibiliya kubera ko kwizera kuza guturutse mu gusoma Bibiliya. Romans 10:17 says, consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word of Christ. Abaroma igice cya 10:17 haratubwira ngo dore kwizera guheshwa no kumva,
no kumva kukazanwa n'ijambo rya Kristo. Number 7. Impamvu ya karindwi, We are born again and sanctified through reading the Bible. tuvuka ubwa kabiri kandi tukezwa binyuze mu gusoma Bibiliya. 1 Peter 1:23 says, For you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable, through the living, enduring word of God. Urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya mbere umurongo wa 23 baratubwira ngo kuko mwabyawe ubwa kabiri mutabyawe n'imbuto ibora, ahubwo mwabyawe n'imbuto itabora mubiheshejwe n'ijambo ry'Imana rizima rihoraho. John 17:17, Jesus said, Sanctify means make holy or sanctify them by the truth. Your word is truth. Yohana igice cya 17 umurongo wa 17 Yesu aravuga ati ubereshe ukuri, ijambo ryawe ni ryo kuri. Number 8. Impamvu ya 8, We are made pure through it. dutunganywa binyuze mu gusoma Bibiliya. Listen to this text. Mwumve icyo aya magambo avuga. Psalm 119:9. How can a young man keep his way pure? It is by living according to your word. Zaburi y'ijana 19 umurongo wa 9 haratubwira ngo umusore azeza inzira yate, azayejesha kuyitondera nk'uko ijambo ryawe ritegeka. Number 9. Impamvu ya 9, By reading the Bible prevents us from sinning against God. iyo dusoma Bibiliya biturinda gucumura ku Mana. Psalms 119:11 said, I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Zaburi y'ijana 19 umurongo wa 11 haratubwira ngo nabiki ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Number 10. Impamvu ya 10, The Bible, the word of God, is the light to our path. Bibiliya ijambo ry'Imana ni umucyo umurikira inzira yacu. Psalm 119:105 said, Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Zaburi y'ijana 19 umurongo wa 105 haravuga ngo ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye, ni umucyo umurikira inzira yacu. Jesus said in John 8:12, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Yesu yaravuze muri Yohana igice cya 8 umurongo wa 12 ati nije mucyo w'isi, unkurikira ntazagenda mu mwijima na hato, ahubwo azaba afite umucyo w'ubugingo. A lot of people are confused now. Muri iki gihe abantu benshi bari mu rujijo. Where to go? Baribaza bati mbese twakwerekeza he? How to follow Jesus? Mbese twakurikira Yesu dute? Oh, it is clear. Nyamara ziragaragara. Our road map in following Jesus, none other than His word, the word of God, the Bible. Inzira cyangwa ikarita y'inzira tugomba gukurikiza nta yindi nta kindi ni Bibiliya. You know, there are 3 great questions in life. Hari ibibazo bitatu bikomeye cyane mu buzima. Life's 3 great questions. Number 1. Ibyo bibazo bitatu bikomeye mu buzima ni ibi. Cyambere, who am I? Kwibaza ngo mbese ndinde. It is talking about our origin. Iki kibazo kiragana ku isoko yacu, inkomoko yacu. Question number 2, why am I here? Ikibazo cya kabiri, kuki ndaha ngaha. It is pointing to the purpose why we are here on earth. Kirerekeza ku mugambi utumye turaha ku isi. Number 3, ikibazo cya gatatu, where I am going. Kirabaza ngo none nderekeza he. It is related to our destiny. Ni ikibazo cyerekeza kwaho tugana ku iherezo ryacu. Where am I going? Mbese nderekeza hehe. Now let's see, who am I? Noneho reka ndebe ndinde noneho. There is a theory of evolution that we come from small cells and grow, become big and become human being. Hari inyigisho ivuga ibyihindagurika, ivuga ko twaturutse ku kantu gato tukagenda duhindagurika dukura kugeza ubwo umuntu abaye umuntu wuzuye. Oh, that is not biblical. Nyamara ibyo si ukuri kwa Bibiliya. Let's see what the Bible say in Psalm 100:3. Mureke turebe icyo Bibiliya ivuga muri Zaburi 100 umurongo wa 3. Know that the Lord, He is God. It is He that hath made us, and not we ourselves. We are His people and the sheep of His pasture. Bibiliya irambwira ngo mumenye yuko Uwiteka ari we Mana, niwe waturemye natwe turabe, turi ubwoko bwe, turi intama zo mu cyanya cye. It is He that
hath made us. niwe waturemye. It is God that created us. Ni Imana yaturemye. We are not coming from small cells and become monkey and become human being. No, we are created by God. Ntabwo twaturutse mu tuntu duto ngo tugende duhinduke inguge hanyuma dukore duhinduke umuntu, oya rwose, ahubwo twaremwe n'Imana. Why am I here? Kuki ndaha? What is the purpose of our life here on earth? Umugambi wo kuba kwisi kwanjye ni uwuhe? Revelation 4:11 said, Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created. Ibyahishuye igice cya 4:11 aratubwira ngo, Mwami wacu Mana yacu, ukwiriye guhabwa icyubahiro no guhimbazwa n'ubutware koko, kuko ari wowe waremye byose, igituma biriho kandi icyatumye biremwa nuko wabishatse. Dear listener, Nshuti uduteze amatwi, our life theme must be, To God be the glory. Insanganyamatsiko y'ubuzima bwacu yagombye kuba guha Imana icyubahiro. 1 Corinthians 10:31 said, Therefore, whether you eat or drink or whatever you do, do all to the glory of God. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 10:31 haratubwira ngo, namwe iyo murya cyangwa munywa cyangwa mukora ikindi kintu cyose, mujye mukorera byose guhimbaza Imana. That is the purpose why we are here on earth. Guhimbaza Imana niwo mugambi wo kubaho kwacu aha ku isi. Now, where am I going? Noneho nderekeza hese? What is our destiny then? Iherezo ryacu ni irihe? Philippians 3:20 says, For our citizenship is in heaven, from which we also eagerly wait for the Savior, the Lord Jesus Christ. Abafilipi igice cya 3:20 hatubwira ngo, naho twebweho iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza ko azava, ari we Mwami Yesu Kristo. Billy Graham, one of the famous Bible speakers, said, My home is in heaven. I'm just traveling through this world. Umwe mu babwiriza bakomeye babayeho ku isi witwa Billy Graham yaravuze ati, iwanje ni mu ijuru, kuri iyi si ndayigendaho nerekeza iwanje. So the Bible said, Heaven, not earth, is my home. Bibiliya itubwira ko iwacu ari mu ijuru, iwacu ataraha ku isi. So the Bible answered these three great questions of life. Rero Bibiliya yasubije ibibazo bitatu bikomeye mu buzima. Now, who is the main focus of the Bible? None se Bibiliya yerekeje kuki cy'ingenzi? John 5:39 said, You search the scriptures, for in them you think you have eternal life. Yohana igice cya 5:39 yatubwira ngo, murondora mu byanditswe kuko mwibwira ko muri byo arimo mufite ubugingo buhoraho. And these are they which testify of me. Kandi ari byo bimpamya. The focus of the Bible none other than Jesus Christ himself. Icyo Bibiliya yerekejeho nta kindi uretse Yesu Kristo ubwe. From the book of Genesis up to the book of Revelation, Jesus Christ is the main focus of the Bible. Uturutse mu itangiriro igitabo cya mbere cya Bibiliya ukageza mu byahishuwe aricyo gitabo giheruka, Yesu Kristo niwe nsanganyamatsiko Bibiliya ivugaho. The Bible is the book of our Lord Jesus Christ, so the Bible also is our roadmap in following Jesus Christ. Bibiliya ni igitabo cya Yesu Kristo umukiza wacu, rero Bibiliya ni ikarita y'inzira tunyuramo mu kujyana na Yesu. Dear listener, nshuti uduteze amatwi, follow the roadmap. Kurikira ikarita y'urugendo, the Bible, ariyo Bibiliya. We will not be lost. Nituyikurikira ntituzigera tuyoba. We have studied that God is the author of the Bible. Uyu munsi twabonye ko Imana ariyo soko ya Bibiliya. We are approved by God through the Bible. Twabonye ko kandi twemerwa n'Imana binyuze muri Bibiliya. God reveals his will to us through the Bible. Nuko binyuze muri Bibiliya Imana iduhishurira ubushake bwayo. Prosperity comes to those who read it. Kugubwa neza no kubashishwa byose bituruka mu gusoma Bibiliya.
And it is the food for our soul. ikindi twabonye nuko Bibiliya ari ibyo kurya by'ubugingo bwacu. And faith comes through reading it. ikindi twabonye nuko kwizera kuzanwa no gusoma We are Bibiliya. born again and sanctified through it. tubyarwa ubwa kabiri kandi tukezwa binyuze mu gusoma Bibiliya. We are made pure through it. ikindi nuko tubonezwa tukezwa binyuze mu gusoma Bibiliya. It prevents us from sinning against Bibiliya God. kandi iturinda gucumura ku Mana. It is the light to our path. ikindi nuko ari umucyo umurikira inzira yacu. In fact, it answers 3 great questions in life. mu by'ukuri Bibiliya isubiza ibibazo bitatu bikomeye twibaza mu buzima. So this evening, rero uyu mugoroba I want to ask you to make a decision ndashaka kugusaba ngo ufate icyemezo that you will follow this roadmap kugira ngo ukurikire iyi karita y'inzira, so that we can walk with Jesus safely. bityo bitubashishe kugendana na Yesu mu mutekano wose. Because Jesus himself is the focus of the Bible. kubera ko Yesu ubwe ari wowe Bibiliya yerekezaho. Dear listener, inshuti uduteze amatwi, if you follow the roadmap, nuramuka ukurikiye iyi karita y'inzira, the Bible, ariyo Bibiliya, we will not be lost. ntabwo tuzigera tuzimira, We will be in heaven. ahubwo amaherezo tuzagera mu ijuru. How many of you want to be in heaven with none Jesus? ni bangahe bifuza kuzabana mu ijuru na Yesu? May the Lord bless us, Imana iduhe umugisha so that we will walk with Jesus through our life kugira ngo tuzabashe kugendana na Yesu mu buzima bwacu bwose, and follow the roadmap. kandi tugendane nawe dukurikira ikarita y'inzira yaduhaye. Let us pray. mureke dusenge. Heavenly Father, Data wo mu ijuru, thank you for speaking to us this evening. turagushimiye cyane ko uyu mugoroba uvuganye natwe. Thank you for telling us that we have to walk with you. urakoze yuko tubwiye ko dukwiye kugendana nawe. Lord, help us to keep our decision to continue walking with you. Data turagusaba ngo udufashe dukomere ku mwanzuro dufashe wo gukomeza kugendana nawe. And we will follow the roadmap, ndetse tukatwiyemeje gukurikira ikarita y'inzira, the Bible. ariyo Bibiliya. We believe that we will be with Jesus at the end of the day. twizera ko ku iherezo tuzabana na Yesu, And we will live with Jesus forevermore in heaven. kandi tukazabana na Yesu iteka n'iteka mu ijuru. Be with everyone who have listened to the spiritual revival this evening. turagusaba Mana ngo ukomeze kubana n'umuntu wese wakurikiye gahunda y'ububyutse iri gutambuka kuri iyi radio. May they come and join us again tomorrow. turagusaba ngo uzafashe umuntu wese ngo n'ejo hazaza azaboneke dufatanye ibi byigisho. We pray in Jesus' name. ibyo byose tubisabye mu izina rya Yesu, amen. bageze ku musozi Moriya, Isaka yafashije ise Aburahamu gutunganya ibisabwa nubwo ari we byari bigendereye. uwo wari umwanya w'ijambo ry'Imana kuri radiyo ijwi ry'ibyiringiro.